reba. Arakura. Je kwa kutukutore n'umuhora mwaye mugiye kundema. Mudukita badutwariki. Mugize kundabigera ubutaka bwara wigize. Yega kubara iki wigize. Mureka gende wakazi gutoka nduze wagatogota mara wese. Yesu arankunda. Kubera ibambaga mu by'urukundo rwawe no nashira. Jewe kubera kuntu nkunda sheri. Nziyemeza mushakira akantu ubundi aveho. Kuko uzajya gushakira ako kantu. Genda hazi hari umumama nzi uzakampereza. Yari umumama nzi uzakampereza kubera yuko ajya ashigikira umuhungu we ngo niwe mwana ngo nge ntago ndi umwana wapi. Nanjye ngiye kubikora. Azukambasha kwikorera bira bituwangegera. Nduwa kuri ngegera ngiye ngufasha iki? Andi sanga niweho makanuka kanutse. Kwagira ngo kwagira ngo nzekura karinda giye. Kajya amatika babareka mu. Uka wanyana yimbwa nukuri umukobwa. Ni wewe nyana yimbwa ni ngese nyana yimbwa. Urukumbwira ngo ndi nyana yimbwa. Uri nyana yimbwa. Indese. Weho. Ma. Kamama tumi karindagira. Ma. Kamama tumi. Mama. Eramefura yani. Durukumva kana gaho yubuna bukazi kundu butangiye kuba buri kundu. Ari kuvuga ngo iki kinamara mukobwa. Kugira ngo njewe ngo ndi nyana yimbwa kandi rukubona kuva kare. Njewe hoze nakora kazi kose. Mukibyo bintu. Nukuri kw'Imana man nta bintu byo mu bwenge. Ibintu byose mare. Buramitse byo binda. Kambishire hari. Tushizazi inchizi akaba yanabiteruye naso. Ziba izo nchaba zigeze ziterura. Mungu yarindi kumufasha. Kandi urananiye buri. Wibwira ko infirime ngana nazo kanzene shira nazo shinamba. Yagufashe ndi yagufashije. No ma rengore kuje. Reka mbinda. Baba bakobwa rero urusigara runaniye. Ma wajiraho urananiye buri urananiye. Urero nawe bigiraga mu ruhari. Oya shamungu waje. Subizwe ngukunda no sikugiye. Mungu icecekere runo rukobwa ndarukubitoro narara hanze. Iyizire nkwibwirire. Kabira bacinsiwe wazana. Ego mukakazi w'umukobwa. Ibyo umuntu agana ari kuvuga ya. Ngo icecekere turambika. Ibintu byose wakabaye kubutabikoze ko rukureba. Yo gatunuka. Sinarindi kumufasha. Ubundi ki uwacicishije ngo yabahemutse. Ma wewe nawe ujagura mugirira mu. Ikina mahose. Bura umva nkubwire. Umva nkubwire. Cyo ngubagani kukubwira ma ubu tukimenya umu. Ubu urabizi ko umuntu angana na sko wanjinziwe. Ko rumeze. Mungu ubwiraga ngo ubwo nanjye nicaye mu nabyayicitse. Mungu ni wo mwana nahike sinzi niyo cavuye ubundi bavuye wanjye. Ubu rukundo ataye imbwa yawe kugira ngo shiraba parido. Mungu wanjye ntago ari imvangi icu. Nimbwa. Mungu agikubita. Ndi wewe. Chaka kumfa. Kandi ukari kubwira ngo nje. Yanga cyane. Mungu ayizira tutakugwa. Ifite utwaye wagira ngo nutwimbeho. Uretse guhera na kandi nakuzanye. Wase inda chakumbeka. Nawe nje ndaganda kubwira ibi bintu. Hano yuragira hano. Ubu butaka baraje barabutsura babwegeka. Babwegeka. Nase ubundi barindaga bahajyana utari kureba. Abo baguri. Uyifataga nk'umwana. Bose ndagukora.
urakariha none niba ndakarishe kugira ngo bazaze baratumenyera nibi byose bijye biratubera hejuru rwose ndabukurayo ibyo yigize rwose ndabukurayo ubutaka bwacu ndetse rimwe nazaha gusanga uzamukubite n'agafuni mu mutwe nzakamukubita dabanjyane ku mfungo nibagufunga abana nzabarira sinzahita mbikuzana n'undi mugore nako oya da n'umugabo wewe igihe cyose ngeze uzisi ngo ndi kukubwira hajya ngo nzazana umugore none suzi ngo bagufunze ng'icyumweru hari icyo waba ubaye uza kumubwira umugabo avugira ibyo mu rugo umukome nyine nazi umugonda agafunze ubutaka bwose yabujyanye atari umugabo nyine wo baguriye nawe buriho ahubwo rimwe na rimwe hari indi yajyana ubutaka bungana cyane uri mu rugo nashake kuburiya ngange kugira ngo ubwenge ndebe ngiye umuntu akinduraga ngariyeje ntabwo ufite ubwenge siba uriya nk'ubu ubundi turi akorera ibintu by'ubu nta bwenge undi turi inzu wambwira ngo nasi barakubwira ngo uzajye kuriturira gutsura kano karaso kawe wamusenzi wongera ubwo nari ubutaka narituye ku buryo muri kongereza umwambiye mu sere banyambiye mukajya amazi ikigore ninde ni wowe umugore wasa ahubwo mubwire nyine mubwire bizi ko musigaye murasuzugura abantu we ntasoni cyangwa urikoraga ko umugabo wanjye yakurengera nce ntimuje muramenyera ntasoni muri turenge agira isoni egerayo uriya uzi ko umugore agira isoni nakumenyera mufate tegamira waje kuturengera nawe oya mugabo we kari kwihisha nawe tumenyere uyu mugore arakuturuganga ko umugabo wanjye yagiye nyine mufate ayigamira uyu mugore igishego nyine mufate uradusanga mu butaka bwacu n'uwangiza fata icyo gihene icyo kitakazi gifashe na barako bukirita ngo nini kwamize kikamira byumva ngubwire ni wakuza kundengerera abantu bitari kureba bakabumva bitanga mu butaka bwacu baje bakwategeka nini ndikubwira gafata afate kandi mbese waje nawe tumvikana uri ubutaka murabizi ko musigaye munarasuzugura randebera n'indi ubwo nzongera kubona ibyo bintu yawe muri kuza kunditurura ubutaka twamutangiye n'imbwa arenze no kuba ari imbwa wanjye n'imbwa kamera hasoni tiwazana kugerayo ako wamiratura nubira mu butaka n'umugabo nyamara turi kureba arakura ngiye kwa kutukutore n'umuhoro mwaye mugiye kundema mudukizana dutwara iki mugize kundabigera ubutaka bwara wigize yenya kubara iki wigize mureka gende wakazi gutoka nduze wangatogota mara wesi wangatogota mara wesi ubwo umuntu w'umugabo ariko nanjye mba nguhaye nuko kunyata umupanga gwaje oya kihorere kihorere njenge kwa mutukuti uyu mupanga ni igihano ngiye kundega ako genda umwereka kunyibije n'umupanga sha wamagaje sha iyi ngofero yanjye imaze kuremba uzi ko imaze kuba nka kasike y'abamotari nakagombye kuyinyuzaho utuzi pe ubonye iriya nzu y'umugore namubonye ukunda ukandereye muri iriya nzira mugore buriya mugabo baravuga ahubwo si ufite ng'umwana wawe w'umuhungu akarongora muri uriya rugo ubwo njye nakwemera ko umuhungu wanjye ajya hariya hantu umugore umeze kuriya w'ishyano ure w'ishyano rero wa mugabo uriya mugore ugomba kumushakira igisubizo umugore wifata kuriya ko ndaziteze no kuzahagurisha si ugomba kuhagurisha cyangwa ukabikemura ariko nawe ujya uramukari hano kandi mba namubwiye banderera mu ndobo kuri none si uri umugabo agafata akaguterera mu ndobo Tereza uzi kagagoro ko twazikanyije aho hepfo ibyo kamboreye ibyo dukoreye karangara zikangubita mu ndobo akagore bwira undi umugore umaze mufite ikibazo gikomeye cyane uzi ukuntu uriya mugore ari umugore mubi ushaka kuturengerera twanavuga afashe so
angubise mu amuterera nk'iriya Nasuye mumpamagara ngamwereka. wega guwadanje Nawe utamusariza. buriya ukamubera umukwe we ahubwo mbona buri korerana na cyane igikorwa cye n'akazi kawe bazagukora mwihorere bazamukorera mubizi bazajya baragukubitira hamwe ahubwo wewe umukobwa we arangaraze neza neza inzara ihita injya uzi ukuntu amugenje isuka nari mfite Nasuye ukoze iki? Iyo umukubitiye so. kandi njya duhanganye uyu mugabo akiruka isuka n'urukamba cyane wawe ni uwuhe Suba wewe urirutse uzakica. baba bari kumbara abana waya nawe nabyawe uyu mugabo nawe azatuma banyicara n'abawe ngabari kujugunya ivu nari ariko umwana wanjye reka ibiryo nirire Nase muri kimwe nasuye mukubindegera mu papa wawe nawe ahembaga hano Nase n'abavaje kandi mwe nose babirutseho mukenda. kandi bamuhutaje ngiriya agaceceka Nase muri banyica nzakibijya mutume reka mutume ndebe ko wajya banza ari n'inzara itumye bakujugunya Nase wantu miki wa mutekera ukareba ko yagira inama. genda uzane ubugari bwa 200 uraguhaza n'ubunyobwa n'inyanya n'amavuta wihuta kandi ndunyure kuri wa mukobwa singwiyamye Yego. umaze kubona umaze kumurya usigaye uransuzugura ugenda ugurire kwa Alphonsine aba ariyo ubizana kandi wihute nujya kwanyura amacibiri umenye ko nyoka muhejeje kambihore Ubunyobwa bwa 200. ariko rero akazana tutengiza Mutamana tuma nibagiwe. Ubunyobwa bwa 200 no buteza 300. Ariko singeze kwa sheri wanje nagenda mushuhuje. Oya, sibishoboka reka ngereyo. Muraho. Muraho. Komera. Ahora bakona inyana z'imbwa zitanatinyaga. Wanyana imbwa wamusega wamuserebanya uje kwendikiwa. Zega tangiye kubibwira. Ziba uru rwanda turukurebana ninde? Korosabwe bizuru waga ni miheha y'ingurube. Mana ya. Sikonaje ko tuvuye gutongana mukaje bave kundengerera. Uje kwendikiwa no? Uje kuhigikiwa no? Ndikukubaza. Anangu bitiye mu rugo gose. Nungara urukuje he? Urukuje. Icucuye kutagira kandi ubwenge. Bura weho hano waje unahatinya ukareba ukavuga ata hano ntago zangira kwatinya. Siko nta nugiraga. Bura we ngena umva. Wambabarira ko. Uzongera kugaruka mwirire. Oya ndozagaruka pe ndaruko nzongera inzira ihaje pe. Hano shura hano mbatinde. Iwutagire pe. Pe nayibaga. Iwute. Aniswe orumeze. urukwiruka gutyo ufite ikihe kibazo uzi ibintu bimbayeho mama wawe yaranyishe afashe ingoni yaranyishe none se yarakwiciye yanyiciye mu rugo mana yanjye nyine mu rugo go kuvuga nyine vuguje mu rugo rw'iwanyu waruje kundeba yego nuko umusanganye mana yanjye niba nzasubirayo ewe se wavuga utuje shimaze tuzaturahurira mu nzira pe nukuri uko ndanabyihanganira yaranyishe nose kwiruka kuriya yarari kukwirukaho yarari kukwirukaho sha abana ahubwo nadushije ndize gatoye wasanga ngikiye ntagwe ko ntawe ndiko nguturukiriye dore ni ngowe ndagari wari yari ariko ni we ndagari we ndagari we watuma ngikiye hari ikintu nshaka kukubwira ejo bundi cyagaye mu numa bwa bunyobwa n'amavuta ngiye kwa Ngabire rero ndamukunda ko cyarendaga umva rero ibintu byambaye nyina abanyirutseho yakuciranya kamabere nari ngutumye bari bagutumye guhaha baba bagutumye kwa Ngabire nyine ejo bundi kuwa gatatu naratambutse ndavuga ati ndona nyura ndamukaganisha iranjega y'umugore izakuterera muri wese uzi ibintu yarangoreye mana yanjye umuhungu yarakuvumye kandi mbikubwira yo bakufuna umugongo kunaye gutumya rugiye ngaho tubwira yakoreye yanyirutseho ndirukanga bakituturira ndenga ariko guhori
iyi dore ngo nzongera gutereta umukobwa yuhubuka no ku mukingo uriya mugore ukagwira ibikanu ugahenera umugina. Ubu ibyo nakubwiye reba ibyo nyina yangoreye akanderera akangaraga akanderera mu ndobo. Niki cyakubwira siko nakaraga kubwa ke atari ko kameze nubwo kiyorobeka oya ndimo mubeshere kari kiyorobeka kugira ngo kazagere mu rugo nikarangiza kaje karakuhomba sibyo. oya mukobwa wona nta kibazo pe ndimo mubeshere ahubwo nyine ni isasu none wakarimenye ni isasu pe inyasi ya mwere yana ni ya mwere ari rero ngewe reka ngubwire birumvikana uriya mukobwa waramukunze ariko nawe mbonaga nawe nishindikana ariko si ubundi uzi ngo uzamugeza hano ryari niba uri kujya uragera iwabo nyina akakuvudukana ubu ntabwo uzamugeza hano gute kandi nanjye aribyo ndi kwibaza umujyi inama y'icyo mwakora rero umukureyo rero none se uzamutegera mu nzira umufate ku ngufu oya dufate ku ngufu ufate umwana w'abandi ku ngufu kandi twe turi abakirisitu ukuntu tugiye kubigenza njyewe bitewe n'uko uriya mukobwa dusanzwe duhurira mu nzira tuzahura mubwire ukuntu gahunda zimeze azabyemera mugende nyina atabizi byawe nuko se ndabyakira mu mutwe ariko sheri manzi suhuza abantu ase arasuhuzemo rero njye reka ngubwire wa mukobwa we ukumva mungu wanjye ejo bundi yaraje ageze iwanyu nyina yari amutumye guhaha aho atagiye guhaha azanganyura iwanyu nyoko aramukinagirana amwirukangaho yari amuhubuye ku mukingo nyoko yarangaraze anzaze mu murima gwanjye ngo bitamo kunzira njyewe uriya mugore nyoko ndamutinyaga none ubu ni umuhungu ngo mwarakundanye nawe uri kuza n'ubushege bwawe ndakubwira abantu ngo mwiriwe ukaza uri kwikubita hagati yacu ubwo ibyanyu njyewe ko biri kundera ubwoba ariko nta n'ikibazo kibirimo ibyo bigiye batera ikibazo uwamukura mu nzira asaho akareka kubangamira abantu nyoko se iyi niyo gahunda yaba pe nubundi siko nanjye njengereje ndaranjengereje da hari umumama nzi agira imiti yari igihe nagiye kumureba aribyo nanjye ngiye kumubaza nubwo nyine mubivuzeho mukavuga ngo byagenda ute namwe arabazengereje nanjye aranzengereje areka yesu arankunda kubera yibambaga mu by'urukundo rwawe ngewe kubera ukuntu nkunda sheri ngewe nziyemeza mushakira akantu ubundi aveho kuko uzajya gushakira ako kantu genda hazi hari umumama nzi uzakampereza hari umumama nzi uzakampereza kubera yuko ajya ashigikira umuhungu we ngo niwe mwana ngo njye ntabwo ndi umwana wapi nanjye ngiye kubikora mubyumvikaneho murebe uko mubikora mujya kwica uwo mubyeyi wa nyina wa Ngabire n'ubwo nubwo ariko ibisi ngewe nawe twabanye ndamuntu twije ndawe tubwire nawe ubwo mwebwe ubwo bishatse kuvuga yuko mutadushigikiye oya turabashyigikiye mwubake none siko mbabwiye ko mfite udufaranga dukeya mumfashije tukubwiye ko uravugana na sheri wawe uwo muhungu wawe uwo musheri wawe muzabivugane ubu none nta mafaranga mfite ariko hari agakopera ndimo nibambe mu duceri kaya kubura ibyumweru bibiri ndakeka ari vuba nzahita nguguza 30,000 pise nta nubwo uzayampa uzaba uri oya nzayaguhereza nibagiwe bitewe n'ibibazo rero kambi nigenda yego niwo mwanzuro n'ubundi ashobora guca hano akambona ni kumwe namwe bikaba ibibazo sawa naribi iripe yego nawe amakobwa nayo mari kumva ko atoroshye nawe ndaho yoroshye umuntu uri kwemera kwica nyina we bazagukana abo manduze gawe bazagasanga nawe ni ibintu bari kumukorera uzumika
kutavuga bimeze bite? muraho mubyeyi Bimeze bite kutavuga? muraho Yego. Aka kanya uragarutse kandi? ndagarutse nyine kuri ya gahunda twari twavuga. Icara hano ntabwo mubagarara hejuru. Icara aha ngaha. Ewe ubwo ufite n'ubwiki? Ariko bakicara vuba ko ibintu byanjye bigendaga biri kwihuta. Mbwira. nyine nari ngarutse Yego. nari ngarutse Wari ugarutse. Ibyo ntabwo yose ntabwo nabikoresheje. narabikoresheje ariko ntabwo byangize. Iki gikobwara. Ariko kutari kumbwira neza ntabwo byagize wabikoze gute? Cyangwa se ko ntakubwiye. niko nabikoze. None byanze gute? Byanze gute? Kutari kuvuga. mama aribyo nikukubwira simba umuntu aragira uko awundi tudusaka agire n'ukundi aratujana no mu bintu bidafashije kandi nakubwiye ngo ureke tuzane ikintu ngoya ngo ngabire arakizanana n'amazi. si wari wambwiye se ngo nzagaruke? Nari nakubwiye ngo uzagaruke. None bya bindi naguhaye warabikoresheje neza. Gahunda zacu zaramuka zipfuye. Uzabona. Uri kunyumva? Kwari kureba. Byo muti wanje ni kuri konesiyo. Umuti ugiye kuguha ubu bwa kabiri. Bukaramuka kudakoze. Uzagaruka mu maso. Uri kunyumva? Kwari kureba. Utu tuntu ugiye kuguha. Uri kunyumva? Uzagende uduteke mu mazi. Kuri kureba ucunga. Kuri yagona wari wambwiye numara kuduteka mu mazi udukoreshwa bikwiye. Va mu maso. Va mu maso. Umuti wagiye. Abizana mwana ubwo ari inshinzi ariko ndi umunsi Nzi yabizanana n'amazi none ngo ngenda buri kupfata rero. Musata wari ubushinzi ntazamunanira teka nanagaza n'ubushinzi nyine. Uretse ngo ere. Cyangwa mu mupira turambika. Oya ndafata nani. Oya abizana natanabizana arasubira kuko abikira ashoboye. Nanjye nabyayikije. Rero mama nawe wabigizemo uruhare wowe iyo tubyara uwundi muhungu wari urugurutura umukobwa ugiye. Umubyeyi yiteraki. None usuri umubyeyi. Nyine nayo kwitera kubisi ko papa wanyu yagiye mukiri bato. Kuba yaragiye tukiri batoya uba warahisemo. Suzunga ntago umuntu yihitira mere. Ariko nanjye iyo mbaho guhitamo ntabwo nayo guhitamo umukobwa. Iyo nzo guhitamo. None ubwo bivuze ngo nanjye njaje ndahitamo. Bahitamaga Wowe ntago bishoboka. Nyine wowe utera intanga. Ubwo Imana ikarema ibyayo. Zari gicu. Ikodo yakoraga ibyo bintu. ibyo irakureba. Azaba atabana babona dore. Abana babona sinone nje uri kugira ngo mbuwake. Ujya nyine ari umwana witonda we ari kumenya ko ari we mfura yanjye. Ariko reba gukunda umbaga nibumbye nk'agatana. Ariko nawe uri ingenge. Kizimahirwe ampimye n'amazi. None nari narabuze ahantu namuhera.
Nini wadakora n'igitenge? aya mazi ubwo na nini Wanshize kwa tiza uri mu biki? mfasha manze naje no kwihagarika ya mbere zitandi bunara yanguye agumane wa matere ubundi iyo mama ko nakubwiye nicyo kintu ni ikiraya binaragisa wasanga nariyo taki mama unzigira ngiye kwihagarika ngo duka mare naje ndaje nani mfwe Mungu wa fata wa matere aha nawe nibyo kuvuga ngo bereza nanje nani mfwe yashizemo ubwo si ubwo waba wagamazemo turabagisha Mungu wanje neza twakiko kiwe ibere nawe umuntu ngo ndebera ubwo si buri kugamara mu abandi bantu bondaga bafite imyota ibindi si byo wagutumye n'ibikikari ndagapfuka ko wazanye ko kushiramo gano maso nisi wowe uri kubimba ngo mbifate ko wavuze ko urabifata uri kubimbereza ngo mbikire zana ico gitenge ihe subwo uri kwigira ibiki none ibintu byose uri kubona wazana ko utangiye no kunduka kuba barazi aka kanya kandi igizi kandi cyangwa nukunyweye amazi utariye buriya sinzi ntabwo mbizi mbese uri kumva ubigenza ute kandi niwikunama cyane gira uca kandi umuntu ari kunjoha mva kandi nawe rero ibintu byo guhora urukunduka ukundikiramo ko n'umupira umuntu anywaga amazi ngo ahise agwara ngo munda harakuriye nyine si munda hajaga no mu mugongo tonde rero ngo upfundike kuno mwene rero nawe sinzi ibintu byutangiye kwikora ndebere ngo reka tuje mu rugo rero haguruka tuje mu wahaguruka tukaja mu nasi ako yagiye ngabire nasi weho wahaguruka tukapfa kugenda yewe kubera kuntu nkunda sheri nge nziyemeza mushakira akantu ubundi aveho kuko uzajya gushakira ako kantu genda hazi hari umumama nzi uzakampereza hari umumama nzi uzakampereza kubera yuko ajya ashigikira umuhungu we ngo niwe mwana ngo nge ntago ndi umwana wapi nanjye nge ndawurasiga bose